Haleluya. Yesu nashimwe cyane bene data. Dushima Imana ku bw'iki gitondo cyiza Imana iduhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Munyemerere dusenge Imana hanyuma dutangire kuganira ku ijambo ry'uyu munsi. Uwiteka Mana yacu, Mana yaremye ijuru n'isi, Imana y'imbaraga, Imana y'ubushobozi, Imana ishoboza abana b'abantu. Ndagushimiye ku bw'iki gitondo, Mwami ndakwinginze kugira ngo ushoboze, kugira ngo ngaririze ubwoko bwawe ijambo ryawe. Ndakwakiriye Mwuka Wera kugira ngo uganze utegeke unyobore. Bisabye nizeye mu izina ryawe Yesu, amen. Yesu nabaho umugisha bene data. Ntabwo mbifata nk'ibisanzwe kongera kubona amahirwe yo kuganira ijambo ry'Imana namwe, kandi simbifata nk'ibisanzwe nawe kuba Imana igufashije kugira ngo unkurikire. Imana iguhe umugisha. Njya nkunda kubasengera cyane kugira ngo ibyo Imana iba yampaye kubaganiriza mwebwe mu gihe mbivuga murusheho kubisobanukirwa kurusha uko njyewe mba nabisobanuye, kuko umwuka w'Imana niwe udufasha akadusobanurira kandi akemeza imitima yacu. Ni karibu rero, uyu munsi tugiye gusoma mu Bafilipi ibice 4. Turasoma ku murongo waho wa 7. Mwumve uko ijambo ry'Imana rivuga. Haravuze ngo, nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ay'umuntu yamenya, azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Ngo nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ay'umuntu yamenya, azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Ngo nuko amahoro y'Imana, amahoro y'Imana ay'umuntu yamenya, azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Uyu munsi bene data ndagira ngo tuganire ku kintu gikomeye Imana yahaye umwana w'umuntu kimurinda. Iyo tuvuga umwana w'umuntu, cyane cyane bene data, ntabwo tuvuga uyu mubiri, ntabwo tuvuga icyo umuntu yambariye inyuma, ahubwo turavuga wa muntu w'imbere. Turavuga ku bugingo bwawe, turavuga ku mutima wawe, turavuga ku bwenge bwawe, turavuga umwuka wawe muri rusange. Ikintu rero gikomeye wowe uri we, nicyo kiri mu mubiri wawe, ni ubugingo bwawe, ni umutima wawe, ni ubwenge bwawe, ni umwuka wawe. Ibyo ni byo bintu bikomeye. Rero ijambo aha ngaha riravuze ngo nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ay'umuntu yamenya. Iki amahoro y'Imana niyo arimo kuvugwa. Umva umurimo w'amahoro y'Imana, ngo azarindira imitima yanyu, azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Mu yandi magambo, amahoro y'Imana niyo arinda imitima yacu n'ibyo twibwira, ngo kandi akabirindira muri Kristo Yesu. Nuko amahoro y'Imana ay'umuntu yamenya, ahebuje rwose, azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Mwene data, bijya bishoboka yuko umuntu agwa isari, bijya bishoboka yuko umuntu ata umurongo w'Imana, ariko iyo afite amahoro y'Imana, iyo afite amahoro y'Imana mwene data, amahoro y'Imana ajya arinda imitima yacu, akarinda intekerezo zacu kuva mu kuri kw'ijambo ry'Imana, kuva mu murongo w'Imana, akaguma muri Kristo Yesu. Ngo nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ay'umuntu yamenya, azarindira imitima yanyu, ngo n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Amahoro y'Imana niyo arinda imitima yacu n'ibyo twibwira, ngo kandi akabirindira muri Kristo Yesu. Ntituve muri Kristo Yesu, ahubwo akaturindira aho ngaho muri Kristo Yesu. Nicyo kintu ukeneye gikomeye muri iyi si mwene data. Ukiri muri iyi si ukeneye yuko urindirwa muri Kristo Yesu.
ntuve muri Kristo Yesu, ntujye hirya ya Kristo Yesu, ahubwo ugume muri Kristo Yesu. Rero icyo ukeneye, icyakurinda mwene data, ni amahoro y'Imana. Iyo umuntu afite amahoro y'Imana aba yumva atekanye. Iyo umuntu afite amahoro y'Imana aba yumva aguwe neza. Iyo umuntu afite amahoro y'Imana aba yumva afite ibyiringiro, ntabwo aba afite. Ariko iyo umuntu adafite amahoro y'Imana aba yumva atakaje ibyiringiro, aba yumva afite ubwoba, aba yumva umwanya wose yanapfa, aba yumva yanakwiyahura, aba yumva adatekanye. Iyo umuntu adafite amahoro y'Imana mwene data, aba yumva ubuzima bushaririye, aba yumva ubuzima bwanze. Amahoro y'Imana ni ikintu gikomeye. Ngo nuko Pawulo yifuriza Abafilipi, avuga ikintu gikomeye ahishuriwe n'umwuka w'Imana, ngo nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu. Nibyo mwibwira, abirindire ngo muri Kristo Yesu, bye kuva muri Kristo Yesu, ahubwo bigume muri Kristo Yesu. Mwene data, birashoboka yuko amahoro y'Imana yarindira umutima wawe. Nibyo wibwira, muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu niba hari ikintu gikomeye ukwiriye kurinda, niba ugifite, ni amahoro y'Imana. Ukwiriye kurinda amahoro y'Imana mwene data. Ndagira ngo turebe ibintu bitatu bidufasha kurinda amahoro y'Imana, kandi biri ahangaha muri iri jambo ry'Imana. Abafilipi ibice 4. Tugiye noneho gusoma, twasomye ku murongo wa 7, ariko noneho tugiye gusoma ku murongo wa 4, turasoma wa 5, dusome n'uwa 6. Tugende tuhabona ibintu bibasha kudufasha kurinda amahoro y'Imana. Ndashaka kuvuga ibitatu uyu munsi gusa. Yesu adufashe kandi aduhane umugisha. Ku murongo wa 4 haravuze ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Yewe nongeye kubivuga nti mwishime. Mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose, hatabuzemo n'umwe. Mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Yewe nongeye kubivuga nti mwishime. Ikintu cya mbere mwene data gikomeye cyagufasha amahoro y'Imana kurindirwa muri wowe, cyangwa se cyagufasha kugira ngo utava mu murongo w'Imana, ni ukumenya yuko Kristo, niba ukijijwe, Kristo nibwo butuzi bukomeye ufite. Kristo niba umufite koko, nicyo kintu gihambaye gisumba ibintu byose wagira, watunga. Niba ari umwami ukomeye umutima wawe ukeneye, niba hari Imana ukeneye mu buzima, ni umwami Yesu Kristo. Haleluya. Rero ikintu cya mbere ni ukubasha kumenya, umutima wawe ukawumenyesha, ubwenge bwawe ukabumenyesha, ugafata umwanzuro wo kwimenyesha ubwawe, kandi ukemera ibyo wimenyesheje, yuko nta bundi butuzi bubaho buruta umwami Yesu Kristo. Rero iyo umaze kumenya neza yuko nta butuzi buba buruta umwami Yesu Kristo kandi kumutuze, rero baho ubuzima buri munsi bwo kwishimira icyo kintu, bwo kwishimira yuko ufite umwami Yesu, ko umwami Yesu yagupfiriye ku musaraba, ko umwami Yesu yakumeneye amaraso kugira ngo wowe ubabarirwe, yuko umwami Yesu agukunda kandi aba muri wowe, abana nawe, agendana nawe. Ibyo bintu ukabyishimira, ukumva nta kindi cyakurutira kuba ufite umwami Yesu Kristo. Rero kubw'iyo mpamvu ugahora wishimira yuko umwami Yesu Kristo ari muri wowe, yuko umutuze. Yesu nashimwe cyane. Haravuze ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Yewe nongeye kubivuga ngo mwishime. Ikintu rero gikomeye cya mbere mwene data cyatuma umutima wawe urindwa, ndetse n'ubwenge bwawe, intekerezo zawe ntibive muri Kristo Yesu, nuko ugomba guhora wishimira umwami wacu Yesu Kristo, uko bukeye uko bwije ukamwishimira. Rero bene data, ikintu cya mbere gikomeye cyarinda amahoro yawe Kristo yaguhaye, Imana yaguhaye, nuko umwishimira, wishimira Imana, wishimira umwami Yesu Kristo, yuko umutunze.
ntihabeho ikintu umurutisha, kandi ukabikora buri munsi uko bukeye, mu gitondo, amanywa yose, imigoroba yose, amajoro yose, aho uri hose, buri kanya, buri saha, buri munota, ugahora wishimira umwami Yesu Kristo yuko ari muri wowe, yuko umutunze. Ibyo bizarinda umutima wawe, bizarinda intekerezo zawe kuva muri Kristo, bizakurindira mu gukiranuka kw'Imana. Yesu ntabwo umugisha. Icya kabiri ku murongo wa 5 haravuze ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Ikindi kintu cya kabiri mwene data, nuko ugomba guhora wibwira yuko umwami Yesu Kristo ari bugufi. Ngo nuko ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Iyo wibwira yuko umwami Yesu Kristo ari bugufi, ari hafi kuza kugutwara, bituma buri mwanya ari wose uhora witeguye, ukirinda icyaha n'igisa nacyo, ukirinda ikibi cyose, kuko uzi yuko umwami Yesu ari bugufi, ari hafi kuza. Kubera yuko rero uzi ko Yesu Kristo ari hafi kuza, ibyo bituma uhora witeguye, kuko ijambo ritubwira yuko ngo azaza nk'umujura. Ntabwo umwami Yesu Kristo azaza gutya gusa, ahubwo ngo azaza nk'umujura. Kubera yuko uzirikana icyo kintu, kandi ko uzi neza yuko ari bugufi, ari hafi kuza, ibyo kuko uhora ubyibwira bituma wirindira mu gukiranuka kw'Imana. Umutima wawe ukaguma muri Kristo Yesu, ubwenge bwawe bukaguma muri Kristo Yesu, kuko uzi neza yuko umwami Yesu ari bugufi. Bituma intekerezo zawe utazitwara kure, ahubwo zigatumbira ku mwami Yesu n'umutima wawe. Ibyo wifuza bikagendana n'iby'ubwami bw'Imana, n'iby'ijuru, n'ubushake bw'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mbere na mbere dushaka ubwami bw'Imana, ngo no gukiranuka kwayo, ngo ibindi byose tuzabyongererwa. Rero umuntu wibwira yuko umwami Yesu ari hafi kuza, ahora muri ubwo buzima, ahora mu bitekerezo nk'ibyo, bityo bigatuma amahoro y'Imana adashobora kuba yayanyagwa. Ntabwo ashobora kuba yayakwa. Kubera iki? Uyu muntu ahora yibwira yuko umwami we ari bugufi. Yesu nashimwe cyane. Icyo rero ni ikintu cya kabiri mwene data, cyarinda umutima wawe, guhora wibwira yuko umwami Yesu Kristo ari bugufi. Ikindi kintu cya gatatu ari nacyo cya nyuma, tugisanga ahangaha ku murongo wa 6 haravuze ngo ntimukagire ibyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana. Ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Ntimukagire ibyo mwiganyira. Ikindi kintu mwene data ni ukurinda umutima wawe kutagira icyo wiganyira. Ntukagire icyo wiganyira, ahubwo ngo ibyo dukeneye byose, ibyo dushaka byose ntitukabyiganyire, ahubwo ngo bijye bimenywa n'Imana. Tujye mu yandi magambo tubimenyesha Imana. Hari urwego rwa mbere mu gusenga, ari rwo rwego rwo kumenyesha Imana, ukabwira Imana mu magambo rwose yoroheje cyane, Mana nkeneye amafaranga, uyu mubare w'aya mafaranga, cyangwa se nkeneye kino kintu, ukayimenyesha. Ubuzima bwa buri munsi bugakomeza nk'uko busanzwe, kuzi neza yuko wamaze kumenyesha Imana. Hari urwego rero rundi bijya biba ngombwa yuko turenga urwego rwo kumenyesha, bitewe n'ibihe uko bimeze. Hari igihe umara kumenyesha Imana ukabona yuko hari uburyo umwanzi Satani arimo gutuma ikintu wamenyesheje Imana kitarimo kukugeraho. Hari uburyo Satani arimo kurwanya yuko icyo kintu ubasha kukibona. Rero urenga urwego rwo kumenyesha, noneho ugasenga, ngo mubisabiye, ukabisaba. Urwego rwo kumenyesha ukarurenga, ukajya ku rwego rwo gusaba. Rero uru rwego rwo gusaba ni urundi rwego rwisumbuyeho. Mu gihe umuntu arimo gusenga, gusaba bifata akanya
karenze ako kumenyesha utindaho gato imbere y'Imana, usaba Imana kubera yuko uzi yuko Imana yawe ishobora byose, kandi kubera yuko uzi yuko yakubwiye ko ukwiriye kuyisaba, bityo kugira ngo wumvire ijambo ry'Imana, kandi kuko ukeneye kiriya kintu, kandi kuko uzi ko Imana yawe ishobora byose, ukajya imbere yayo ukayisaba, uko Imana ni so, Imana ni so, ukayibwira nka so, ukayibwira Imana, Imana ndakwinginze nyemerera umpaye amafaranga, nyemerera umpe kino kintu, urabizi ko gikeneye, urabizi ko nkeneye gukora ibi n'ibi n'ibi. Rero Uwiteka Data ndakwinginze emera umpe kino kintu. Hari igihe nanone biba ngombwa yuko urenga urwego rwo gusaba ukajya ku rwego rwo kwinginga. Kwinginga ni urundi rwego mwene data. Kwinginga noneho utinda imbere y'Imana, kandi biterwa n'urwego rwo kwizera Imana, kuko uba uzi neza yuko Imana ishobora byose, kandi ukabona yuko ikintu kirimo gutinda ugakomeza gusenga. Daniyeli yamaze iminsi 21, nyamara kandi umunsi wa mbere agitangira gusenga Imana yahise imwumva, ndetse ihita yohereza igisubizo cy'ibyo yarimo gusaba Imana, cy'ibyo yarimo kubaza Imana. Imana yohereza igisubizo, yohereza marayika Gaburiyeli kugira ngo amuzanire ubutumwa. Ariko ku munsi wa mbere nubwo Imana yari yohereje marayika, ntabwo yahise amugeraho, ahubwo marayika yahuye n'inzitizi mu buryo bwo mu mwuka. Abami bategeka isi y'umwijima barwana nawe, batifuza yuko agera kuri Daniyeli kugira ngo ajyane igisubizo Daniyeli cyo yasengaga cyangwa yasabaga Imana. Ariko Daniyeli nawe ntiyarekeye aho gusenga ku munsi wa mbere, yarakomeje ku munsi wa kabiri, ku munsi wa gatatu, wa kane, wa gatanu, kugeza ku munsi wa 21, kubera gukomeza gusenga, kubera gukomeza kwinginga, kuko yarazi Imana asenga, yarazi ko Imana ishobora, kandi ayizeye. Atinda imbere y'Imana, yanga kuva imbere y'Imana, aravuga ngo Mana ntabwo mva imbere yawe keretse iki kintu gikoze, keretse unsubije. Kubera kwizera Imana rero, kubera kumenya Imana, nibyo bijya bituma umuntu atinda imbere y'Imana. Rero Daniyeli akomeza kwinginga ngo ku munsi wa 21 ngo nibwo marayika Gaburiyeli yamugezeho, nyuma yuko akomeje gusenga. Hanyuma Imana ikohereza marayika wundi w'intambara, marayika Mikayeli, akaza gufasha marayika Gaburiyeli, bagabasha kurwana intambara y'uburyo bwo mu mwuka, baranesha. Bituma noneho Gaburiyeli agera kuri Daniyeli, abasha rwose kumugezaho cya gisubizo. Ariko iyo Daniyeli adatinda imbere y'Imana, adakomeza gutitiriza, adakomeza kwinginga, ntabwo icyo kintu cyari kumugeraho, ntabwo igisubizo cye cyari kumugeraho. Mwene data, bijya bishoboka, bijya bikenerwa rimwe na rimwe yuko dutinda imbere y'Imana, nitwemere kuva imbere yayo, kuko tuzi ko neza Imana icyo duyishakaho igishoboye, kandi ko tuyizera, kandi kuko yatubwiye yuko dukwiriye kuyinginga bibaye ngombwa. Ikindi kintu mwene data, urundi rwego, iyo umaze kumenyesha Imana ukabona yuko bikwiriye yuko noneho ugomba kurenga urwego rwo kumenyesha Imana, ujya ku rwego rwo gusaba, ukarenga urwego rwo gusaba, kuko ubona yuko nanone bibaye ngombwa, kuko utarabona igisubizo, ukajya ku rwego rwo kwinginga. Ariko twari tumaze kuvuga, hari urundi rwego mwene data, ari rwo rwo gushima. Iyo umaze kwinginga, iyo umaze gutinda imbere y'Imana, hari uburyo mu buryo bwo mu mwuka ujya ubasha kumenya yuko ahantu ugejeje rwose ko Imana ikurwanira intambara, igisubizo mu buryo bwo mu mwuka kikabasha kukugeraho. Urabyumva, you sense that, urabyumva mu buryo bwo mu mwuka, mu mutima wawe, mu bugingo, mu mwuka wawe, mu bwenge bwawe, urabyumva yuko ikintu usabye Imana kikugezeho. Kuki Daniyeli atarekeye aho gusenga ku munsi wa 20, cyangwa se ku munsi wa 19, cyangwa se ku munsi wa 10? Kuki se atakomeje nyuma y'umunsi wa 21 akagera ku munsi wa 22? Nuko igisubizo cyamugezeho ku munsi wa 21, kandi arabimenya ko kimugezeho. Marayika araje aramuganiriza, amubwira ibyo yasabaga byose, amubwira igisubizo Imana imutumyeho, imwoherereje. Rero mu buryo bwo mu mwuka mwene data, icyo wingingira Imana
icyo usaba Imana ujye ubasha kumenya yuko ugihawe, ujye ubasha kumenya yuko kikugezeho. Rero iyo umaze kumenya neza yuko kikugezeho, ujya ku rundi rwego none rwo gushima. Aha niho ushima Imana, ukabwira Imana yuko ikoze, yuko Imana igize neza, ko igusubije, kandi yuko wumvise igisubizo, kandi ugasaba Imana kugira ngo igisubizo iguhaye kirindirwe muri Kristo Yesu, we kukinyagwa, we kucibwa, ngo Satani aba ari aho ngaho. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo umwanzi Satani ngo yaje kwiba, kwica no kurimbura. Rero ugomba gushima Imana, ukaramya Imana, ugasingiza Imana, ukayivuga ibigwi, kuko ari kwiri, uko ari kwiri, ugakomeza ubivuga, ukayiramya, ukayishima. Ntube nka ba babembe 9 Yesu yabajije, yaramaze kubakiza, hanyuma ngo umwe wenyine araza aragaruka ngo aza gushima. Yesu aramubaza ngo abandi bari hehe? Yesu nashimwe cyane. Rero ni byiza gushima, ntugasenge ngo nurangiza uva imbere y'Imana ndashimye. Urwo n'urundi rwego rwo hejuru rugaragaza yuko umuntu yizeye Imana. Hari n'igihe ikintu urimo gusaba Imana yenda ari ikintu gifatika, ariko nk'uko narimo kubivuga, ibintu byose umuntu abyumvira mu mwuka. Bijya bigera ahantu kumva yuko mu buryo bwo mu mwuka cya kintu nubwo gifatika, ariko ubanza kucyakira mu mwuka, ukumva yuko ugihawe mu buryo bwo mu mwuka. Ariko icyo kintu mu buryo bufatika ntabwo uba urakibona. Rero gushima nubwo cya kintu mu buryo bufatika utarakibona, bigaragaza yuko wizeye yuko nyine icyo kintu gihawe, wizeye yuko icyo kintu n'ubundi kiza kukugeraho. Rero ni urundi rwego rwo kwizera, gushima Imana. Uyu murongo uravuze ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana. Urwego rwo kumenyesha. Mubisabiye, urwego rwo gusaba. Mubyingingiye, urwego rwo kwinginga, mushima. Yesu nabaha umugisha. Mana ndagushimiye kubwira ijambo ryawe. Urakoze wera wa Isiraheli. Nsengera bene data Mana, kandi nanjye nuko Mana, Mwami ndakwingize kubw'ubuntu bwawe Mwami Yesu Kristo. Amahoro waduhaye, uduha ubwenge bwo kumenya uburyo tugomba kuyarindira muri twebwe, uko bukeye nuko bwije. Tukwishimira Umwami Yesu, kuko nta bundi butunzi dufite bukuruta Mwami w'abana. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kandi uko bukeye nuko bwije duhore tuzirikana yuko uri bugufi, uri hafi kuza Mwami Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu, kandi ntitukiganyire ku bintu byose twaba twifuza cyangwa se dukeneye, ahubwo tujye tubikumenyesha, tubigusaba, tubikwingingira Mwami w'abami igiteye cy'amahanga, kandi tugushima. Fasha mwene data gusobanukirwa ijambo ryawe, fasha mwene data kurinda amahoro wamuhaye, kugira ngo ubugingo bwe burindirwe muri Kristo Yesu, bwe kugwa isari, bwe kuva mu murongo, bwe gutakaza ibyiringiro, bwe gutakaza Mwami gukiranuka kwawe, ahubwo wera wa Isiraheli buhorane kubaho kwawe. Kuko iyo umuntu Mwami atangiye kujya kure yawe, akiganyira, atangira kugira ubwoba, agatakaza ya mahoro. Iyo umuntu atakomeza kwibwira yuko uri bugufi, bijya bishoboka yuko umuntu akiranirwa. Nyamara iyo umuntu yibwira yuko uri bugufi Mwami, iyo umuntu akomeje kukwishimira, ajya akomeza kurindirwa muri wowe Mwami. Mbega ukuntu Mwami ngusaba kandi nkwifuzaho yuko uduha ubwenge bwo kubasha kurinda amahoro waduhaye. Ndagushimiye ko wumvise gusenga kwanjye, bisabye nizeye izina ryawe Yesu. Ubwoko bw'Imana buvuge ngo amen. Yesu naguha umugisha. Naho ubutaha.